Bakunzi ba Kamanzi Official, nongeye kubasuhuza cyane nifuriza buri wese kugubwa neza. Ndasuhuza cyane abeniyazi ba mininga Pi Network. Uyu mwanya rero ngarutse ngira ngo tuganire ku mashirakinyoma kuri Pi Network. Amashirakinyoma kuri Pi Network singiye kubivugaho byinshi kuko turimo kubikoraho ikiganiro kugira ngo Pi irusheho gusobanuka. Navuga ngo mu bundi buryo noneho buvuye imuzi. Reka mbararikire kuza gukurikirana ikiganiro kirambuye, ntabwo kirambuye cyane ariko ni incamake wenda n'intangiriro, nkuko tuzagenda tubibaramburira ku Ihumure TV. Uyu munsi kiri busohoke muri buze kukibona, abakurikira Kamanzi Official baraza kubimenya. Hanyuma mumenye amashirakinyoma kuri Pi Network. Ni ku Ihumure TV YouTube channel, dukoreraho ibiganiro bya video ku bijyanye n'ubukungu n'ama cryptocurrency muri rusange cyangwa se crypto industry. Icya kabiri ngira ngo mvugeho ni ibyo buri mupayoniya wese akwiriye kwitwararika. Nabivuga intya, nabivuga mu buryo bubiri. Icya mbere, kuvuga no gukwirakwiza ibihuha. Ubundi ikintu cya mbere ni amakuru nk'uko umunyarwanda yabivuze. Buri mupayoniya wese arahamagarirwa, araburirwa kwitwararika iki kintu. Uburyo tuvuga Pi, uburyo dukwirakwiza amakuru yayo, akenshi usanga huzuyemo ibihuha. Ngiye kubaha urugero. Nk'ubu hari umuntu, murabyibuka Pi isohoka ko baduhaye urutonde rw'ama exchanges yemewe kuba yakwa exchange nka Pi, ariko bigakorerwa online, apana mu gihugu runaka, gukorerwa online. Noneho ibi haza kwaduka abantu bavuga ngo Pi Network yaduhemukiye, ngo isohora Pi ku giciro cy'amadolari 2. Izo exchanges nyamara ntizahwemye n'uyu munsi gusubiza Pi hasi, nk'uko nyine kuri ariya masoko y'amakripto bigenda. Ifaranga rigwa bitewe n'abarimo kurigurisha cyangwa ritanga, nigura nigurisha hariya, rikazamuka bitewe n'uko abarikeneye ari benshi, abarigura ari benshi kandi abarigurisha wenda ari bake. Noneho ugasanga n'uyu munsi baracyakubwira ngo Pi igiciro cyayo ni iki. Biriya ni ibyari ririya soko, ntabwo ari ibya Pi nyirizina. Igiciro cya Pi kugeza ubu, dukurikije umushinga Pi Network cyangwa se kampani ya Pi Network, ntabwo kizwi, ntikirashyirwaho, ntikiravugwa. Nicyo twabonye cyanditswe nk'ibyanditswe nk'uko bandikamo n'ibindi, ariko ibyo bindi banditse ese ugira ngo ibyo banditse byose byaratangajwe? Reka da. Rero ntabwo igiciro cyatangajwe. Ugenda kubeshya ngo Pi ingwe, ibyo ngibyo bakubwira ni ibiri aho ngaho nyine ubona hari iki, n'ibya OKX, n'ibya Bitget, n'ibiri hariya. Ntabwo ari ibya Pi bwite, ntazagire ubabeshya. Cyo ni igihuha. Hanyuma uragira urutyo ukabona umuntu ati kwa timu yavuze itya. Kwa timu wayiremeye hehe inama? No, hari amakuru aba yanditse tugomba gusoma. Mbarariki icyo kiganiro cyo ku Ihumure TV. Rero buri mupayoniya wese akwiriye kwirinda kuvuga no gukwirakwiza ibihuha kuri Pi Network, ashake amakuru afatika. Ku itariki 15 ndibuka ko nababwiye ngo ubu ndabona Pi aribwo yajya kumenyekana, nibwo amakuru yayo yanyayo yajya hanze. Hari abantu batajya bumva amajwi mu gihe cy'urusaku, sibyo ko ngo imfubyi burya yumvira mu rusaku. Ubu bintu twabagamo mbere bimeze nk'urusaku, hasakuzaga ikirere.
urusaku rwari urw'ibitekerezo n'amajwi ararikiye ategereje yiteguye gisivi. Amerwe yasubiye mu isaho. Ndibuka ibitutsi bampase barantuka koko we. Kandi ndapanje nta hantu mpurira n'ibyo bintu bya usibye kumayininga payi. Nta handi mpurira nabyo. Na kumayininga gusa. Nta kindi nzi. Urumva? Ikindi reka nivugira icya kabiri tugomba kwitwararika. Tugomba kwamagana, kuvuguruza no gutanga amakuru ku bitari ukuri kuri Pi Network igihe ubona hari ingaruka byagira. Urugero, hari abantu ujya kubona ukabona barandika ku mbuga ndagura payi, abandi nabo ndagurisha payi. Ikibazo mbabaza, mu by'ukuri mu Rwanda cyangwa n'ahandi mu kindi gihugu hari ahantu mwaba muzi haba isoko rya payi? Icyo ni kimwe. Ikibazo cya kabiri wakwibaza, mu by'ukuri hari ahantu muri payi nibura inyuguti imwe mwigeze mubona yuko payi igurwa cyangwa igurishwa? Icyo gihe muzi ko kiba cyagenze, kiba cyabaye igicuruzwa. Nyamara siko biri. Kuri payi hari abantu tutari twabona ariko bateguwe, tutaragaragarizwa kuko bataruzuza wenda ibisabwa cyangwa igihe cyabyo kitaragera. Bagomba kugurisha ibicuruzwa na serivisi hishyurwa payi. Ibyo bigakorerwa muri ecosystem za payi. Umuntu noneho ufite payi kandi uvuge ko zifite kuri telefone, nguze igicuruzwa mu Bushinwa, muri Amerika, kikaza kikangeraho hano. Ibyo biganiro twarabikoze ku buryo buhagije. Kinjira mu gihugu gisoze. Umve, nukihageza nakubwira iki? Ukigurishe amafaranga y'icyo gihugu, ubona amafaranga. Nubwo buryo bwonyine payi yemerewe gukoreshwa. Kandi hano mu gihugu niba ukeneye kwishyurwa payi, uri umucuruzi ugashaka yuko bazajya bakwishyura payi ku bicuruzwa cyangwa serivisi ushaka ufite utanga, inama payi itanga openly byanyabyo iravuga ngo ubikore hisunzwe amategeko yo mu gihugu cyawe, byemewe n'amategeko yo mu gihugu cyawe agenga ubucuruzi, kugura no kugurisha. Ibyo payi banange biranditse. Murebe itangazo riheruka rya Payi Fest birimo. Nihagira rero ubikora azaba bikoze ku giti cye, abikoze mu buryo buri fraude, avuga yuko wenda ntacyo yishe ariko ari amakosa. Ibi ngibi nibyo leta yacu nk'u Rwanda ivuga. Ibyo bikorwa bigomba gukorwa hisunzwe amategeko, amabwiriza abigenga. Ibitari ibyo, uwo bizagiraho ingaruka cyangwa akabibazwaho azabyirengera. Icyo ngicyo amabwiriza twavugaga avuga. Ikintu cya gatatu kugira ngo turebeho, buri pioneer wese akwiye gukomeza gusuzuma no gutunganya konti ye ya Pi Network cyangwa Pi Network, yuzuza ibisabwa byose bimureba. Mwumve, iyi ni application irimo amakuru uzuzamo. Ibi ntawabiguhaniye, ntawabikubajije. Rero niwishinga uriya cyangwa uriya nta kazi kawe. Ubundi bireba nde? Si wowe bwite. Tunganya ibyawe, mureke urusaku, mureke induru, mureke nibi,
kora ibyo ugomba. Amabwiriza arasobanutse. Nta hantu hano muri payi bakubwira ngo jya kureba umuntu runaka akubwira ibi n'ibi. Icyo akora bambwira kuba naha mugenzi wanjye amakuru. Niko ye gutanga amakuru uyaha mugenzi wawe ni induru, nta kavuyo, ntibitutse, ntabwo ari byo. Icya nyuma cya kane, buri wese navuga mu Rwanda, tegereza itegeko cyangwa amabwiriza bigenga iby'ifaranga ry'ikoranabuhanga mu Rwanda, kandi ntabwo ari kera, biri hafi. Ni muhumure, ni ikibazo cy'igihe gusa. Ndagira ngo nsoze nikoma cyangwa nihaniza abantu, ariko reka nanabihorere, nta kibazo, nimukomeze. Buryo utukuta mutu ukaba yituka, bampati bitutsi we, ngo ngewe ngo naravuze ngo nabisibye, ngo nabwiye abantu kubisiba. Musubire mu kiganiro, narababwiye ngo ngewe nkimara kubona amabwiriza ya BNL naravuze nticyampesha umutekano nuko naba nsibyemo ibi bintu. Ngiye ku giti cyanjye ariko ninjya kumayininga azajya nyisubizamo, nimara kumayininga nkuremo. Kubera iki? Hari ibintu buryo ukomeza kureba ukabona biragusumbuka. Ngero iyo maze kumayininga nakasiba aparika iyo ngiyo, sike tagira n'ibindi nza kubikoresha. Hanyuma rero ibyo nibyo nivugiye ku giti cyanjye. Ngaho nimumbwire uwo nahamagaye cyangwa ngo mubwire ngo wisibyemo. Rero iyo ufite ibikuvugiriza induru mu matwi wumva ibitari byo, abyita kumvirana. Kuba ngo narigishije abantu payi, mwibuke yuko kuba narabahaye amakuru bidasobanuye yuko ntaba naraguhatiye kubikora. Wabikoze ku bushake bwawe. N'ubu rero ubiretse wabireka ku bushake bwawe. Ese ye niba narivugiye ko ari njye wafashe umwanzuro wo kuba mbisibye, ubabarahe unshingiye ibinyoma, ushingiye kuki? Ngaho mwese abambeshyeye nimwivuguruze, mubanze mwisuzume. Navuze ko nabisibye ku giti cyanjye, mfite ubwo burenganzira bwo kubikora. Impamvu ni izanjye. Kuba nabivuze nicyo nazize, nzababwira n'ibitari ibyo ngibyo. Ariko ibyo byose ni ibikuru urusaku rutari ngombwa. Nabagiraga inama ngo mujye mubikuramo bigiye kugira wabishaka akabikora nkanjye. Mu yandi magambo, njye nabikoreye kugira ngo bijye kujya binsumbuka. Ko hari umuntu wambwiye ati giye payo nyireba mba numva intesha umutwe. Kuki? Ati mba numva none rero ibyo nivugiye ntavuze ngo nabivuze kubera iki? Ariko ibitutsi nta kibazo. Ariko uko nabikora kose, uko nabivuga kose, navuze ibindeba, ntabwo ari ibikureba. Wowe ikomereza ibyawe, hanyuma turi ku rusaku. Ahubwo dukomeze kwiga, tumenye iki gikorwa gutya, iki gikorwa gutya, iki gikorwa gutya. Ariko twirinde. Hari akandi kantu ntari nibagirwa. Mu makuru mukomeza kuneka, muneke n'amakuru y'abantu ngo bari mu guhamagarira abantu gushora amafaranga, ngo nibazane ngo bashore ngo muri payi, sinzi nka gutyo. Nta hantu bajya bashora amafaranga muri payi, barababeshya. Kereka bya bindi bya online hirya iriya bitari n'ibyo muri payi. Byose ibyo muri payi bya bindi numva ngo bya nibiki exchanges bira bya sinza najya numva ari igihe nibagirwa n'amazina yazo. Ibyo ngibyo nje ntago nakubwira ngo vayo ishoremo amafaranga, sinshobora. Ntekeza ko nta n'umupayiniya ibyo ngibyo wanabikora. Bapayiniya tubiziranyeho ni mu mining, mu cecekere mutegereze. Mu ntego nageze kubona kera mu 2021 nigeze kubisoma. Payi nigeze gusomaho yavugaga ngo ntekereza ni muri white paper ya mbere bavuga ko bafite intego y'uko payi izagira ibiro muri buri gihugu ku isi, kandi ibyo bishobora kuzashoboka rwose ukurikije. Reka payi ihuguke. Buriya nibamara kupfundikira ku mayininga, kandi ntekereza ko bishobora kutarenza ukwezi kwa gatandatu ku mayininga bigahagarara. Ntabwo mbizi, ariko nkurikije
uko mbibona naho mbishyira. Rero mureke buri wese akora ibye uko bikwiye, hanyuma twigendere gake, dukore ibitatugusha mu mutego, hanyuma ibindi dukurikirane amategeko cyane cyane mu Rwanda agenga, kuko u Rwanda bakora ibintu bikurikije amategeko rwose pepe. Rero numva tubitegereje, ariko tugatunganya ibyo tugomba gutunganya, kuko ntabwo bakuje gutunganya ibyabo. Icyo bakuje ni ibinyuranije n'amategeko n'amabwiriza agenga imikoreshereze y'iryo faranga n'ihererekanya ryayo. Murakoze cyane, mugubwe neza.